Yesu ashimwe, itorero ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuje mwese kandi aho muteraniye mu mpande z'igihugu cyacu no hanze yacyo ndetse no ku migabane itandukanye igize isi. Amahoro ya Kristo akomeze atware mu mitima yanyu. Ni mwene so Robert Ndemezo, umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma rero shimiye Umwami Yesu umpaye umwanya kugira ngo nongere n'ubundi nk'uko bisanzwe mbasangize ijambo ry'Imana nahawe muri iki gitondo. Reka rero tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ngushimiye umwanya umpaye Mwami Imana kandi kuba ubinshoboje kugira ngo ijambo ryawe rigere ku isi hose. Abantu bamenye neza ko Uwiteka uri Imana nyamana, kandi bave mu bibi bakora ibyiza, kuko ubwami bwo mu ijuru Uwiteka buri hafi, ndetse buri hagati muri twebwe, kuko butazaza ku mugaragaro ahubwo buri hagati muri twebwe. Rero niba twizeye ko mu kanya impanda yavuga, ni byiza ko dukwiriye gushyira imitima yacu ku bwami bwawe ndetse no ku ijambo ryawe. Ngaho rero bana nanjye, unshoboze muri byose, utangire nanjye kandi usuzanye nanjye. Nibyo nsabye nizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze rero, muri kumwe n'ubundi n'umukozi w'Imana Robert Ndemezo. Hanyuma rero ntambutse ijambo ry'Imana n'ubundi kuri iyi channel, kuri Robert Ndemezo Official. Uko nshobojwe n'Imana buri munsi ncishaho ijambo, buri munsi ncishaho ijambo ry'Imana uko mpawe imbaraga. Reka rero tuganire uyu munsi ku ijambo nahayimo twivuga ngo kuboroshye ni umwuka, cyangwa se kuboroheje ni umwuka, ariko kubakomeye ni ikinyoma. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 62. Zaburi ndayigushishikarije cyane, ndayigukundishije, uze kuyisoma witonze, uraza kubona imbaraga z'Imana. Hanyuma tugiye gusoma Zaburi ya 62, umurongo waho ni uwa 10. Ni ukuri aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa mu bipimo ntibazika, bazateruka bose bateranye umwuka ubarusha kuremera. Imana dufashe kandi itugirire neza. Umurongo wa 11, ntimwiringire agahato, ntimwizigire ubusa. Kunyaga ubutunzi nibugwira, ntibuzabaherane imitima. Bene data rero, natangaye tugiye kuganira iminota mike cyane. Naje gusomera ijambo ngerageza kurisesengura, numva icyo umwuka w'Imana ashaka kunyigisha. Mu by'ukuri nawe witegereje ukareba, ku bantu boroheje ni umwuka, kubakomeye ni ikinyoma. Ese iri jambo rishatse kutwigisha iki, cyangwa se bishatse kuvuga iki? Kuboroheje, ku bantu bamenye Imana yabo, haleluya, ku bantu bamenye Imana neza badashidikanya, ku bantu bizera Kristo mu buryo bwuzuye kandi bemeye kugendera cyangwa se kuguma munsi y'ubutware n'imbaraga z'umwuka wera. Ku bantu bizeye ko babatuwe itegeko ry'ibyaha n'urupfu, bagakurwa munsi y'ububata bwa kamere y'icyaha, bagashyirwa munsi y'ububata y'ubutware n'imbaraga z'umwuka. Aba ni umwuka. Yani magambo koroha ubundi twavuga yuko ikintu cyose kugira ngo cyorohe gisaba amavuta. Yaba imodoka buriya ntiyabasha kugenda neza idafite amavuta, yaba igare kina amavuta ya feri, yaba za vitensi zikenera gushyirwamo amavuta, ndetse kandi n'ibyo kurya turya buri munsi ubwabyo bikenera amavuta kugira ngo bibashe kuryoha, bihumure neza. Rero amavuta twayagereranya n'umwuka wera, birumvikana twagereranya n'umwuka wera.
rero ku bantu boroheje bose ikintu cyose kirimo umwuka kiroroha. Iyo umuntu afite umwuka aroroha. Dukeneye umwuka wera. Imana yacu nishimwe. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera bene data kugira ngo tubashe koroha, tubashe kwitondera amategeko y'Imana. Bibiliya iravuga ngo icyabyawe, niko Yohana mu butumwa bwiza yanditse, n'amagambo Yesu yavuze, ko icyabyawe n'umwuka ari umwuka, icyabyawe n'umubiri n'umubiri. Aya ni amagambo yarimo asubiza Nikodemu, amubwira ko ni ukuri ko bidashoboka yuko umuntu utarabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Undi rero abizera mu mubiri cyane, yumva ko umuntu yakongera kuvuka ate ngo asubire mu nda ya nyina, ariko amubwira ati icyabyawe n'umwuka ni umwuka, icyabyawe n'umubiri ni umubiri. Rero nk'uko udashobora kumenya nk'uko umuyaga uhuha ukumva guhuha kwawo ariko numenya aho uva n'aho ujya, niko n'uwabyawe n'umwuka aba ameze. Bene data rero mbifurije kubyarwa n'umwuka. Imana ishimwe. Umwuka nakubyara uzoroha, ntabwo uzakomera, ntabwo uzamekanike, ntabwo uzaba ukirebaho, ntabwo uzaba ukikunda. Oya, uzatesha agaciro icyitwaga imbaraga zawe, uzatesha agaciro icyitwa ubushobozi ufite, uzatesha agaciro kandi uzazinukwa icyitwa amarangamutima yawe, uzatesha agaciro icyitwa ubushake bwawe. Izo mbaraga z'amahitamo yawe ya kamere uzabitesha agaciro, uzabyanga, kubera ko aho umwuka w'umwami ari ni naho umudendezo uba. Imana ishimwe. Kandi iyo umuntu yicisha bugufi imbere y'Imana akiyoroshya, niho ubwami bw'Imana buba buri aho ngaho, buba buri muri we. Umwuka w'umwami Imana bari kuri we, abari kuri uwo muntu. Imana ishimwe. Murabyibuka neza muri Samuel wa mbere, turareba umugabo witwa Dawidi. Dawidi twabaha ingero nyinshi, twabaha Yosefu, twabaha Dawidi naho wahera mu bice byaho 16 ubona neza ko yari umwana witonda mu byo akora, witonda mu byo avuga. Ngo nuko Sawuli amubonye amenya ko Uwiteka ari kumwe nawe. Igihe cyose witonda mu byo ukora, igihe cyose witonda mu byo uvuga, icyo gihe cyose umuntu yakubonye akubonamo Imana, kubera ko umwuka w'Imana bari kuri wowe. Rero Imana igendana n'abantu bicisha bugufiya. Imana igendana n'abantu bicisha bugufiya, abantu bemeye kwiyoroshya. Ndakwinginze, icyatumye Yesu apfa cyangwa se abambwa, yagira ngo kamere yacu nirubane ari ibyaha bibambwe ku musaraba, dupfane nawe, duhambane nawe mu kwizera, tuzukane mu bugingo bushya, tuzukane imbuto z'umwuka wera. Tuzuke tutakiri imbata z'ibyaha, ahubwo turi imbata z'amategeko y'Imana. Tuzuke twumvira amategeko y'Imana, twera imbuto zikwiriye abihanye, tugendera munsi y'ubutware n'imbaraga z'umwuka, dukurikiza iby'umwuka kandi twita ku by'umwuka. Kuko iyo umuntu yita ku bya kamere mubiri akaba ari by'igihe cyose yitaho, nta kindi bizana urupfu, kubera ko kamere n'umwanzi w'Imana, n'umwanzi w'amategeko y'Imana. Umuntu uri uhagaze mu butware bwa kamere ntabwo bishoboka ko yanezeza Imana, ntabwo bikunda, kuko bidashoboka ko kamere yasohoza amategeko y'Imana. Rero ntabwo bikunda bene data. Ijambo riravuze rero ngo kuboroshye ni umwuka, ariko kubakomeye ni ibinyoma. Abakomeye ni abahe? Abakomeye ni abantu biyumvamo imbaraga zabo, bashize ubutunzi imbere, bashize ubushobozi bwabo imbere, bashize imbaraga zabo imbere, bashize amazina yabo imbere, bashize amatitire yabo imbere, aho gushyira hejuru icyubahiro cy'Imana. Abo ngabo ni abakomeye. Abantu bihangira gukiranuka kwabo, bagasuzugura gukiranuka kw'Imana kwahishuwe no kwizera. Aba bantu nabo kugirirwa imbabazi, aba bantu nabo kubabarirwa. Abakomeye ni ikinyoma. Umuntu wese ni umwuka. Iyo umwuka muvuyemo asubira mu butaka bwe. Uhereye uwo munsi imigambi y'ikabirarangiye. Rero havumwa abantu bakomeza kwiringira abandi. Ndagira ngo ushimange muri iri jambo ko igitekerezo cyangwa se
icyo wakuramo ahangaha nuko abantu biringiye abandi barabahemukiye, babaye disappointed. Rero twebwe nk'abizera cyangwa se nk'abakristo tukaba tukizerera mu bantu kandi twitwa ngo turakijijwe, turabakristo, igihe cyose tuzahorana disappointments, tuzahora dutenguhwa n'abantu twizeye. Icyo gihe rero nibagutenguha bwa mbere bwa kabiri uzafata icyemezo cyo kwiyegurira Imana. Ariko muri iri jambo Imana ivuganye nawe, wowe unyumva wa mukobwa we, wowe wa musore we, wowe wari wiringiye ibindi, wowe wa transferinga kwizera kwawe mu bindi kurusha kwizera Kristo, wowe washaka kwizera kwawe mu bindi bidafite umumaro kurusha uko wakwizera Imana. Uyu munsi wa none wowe jewe twebwe turasabwa kwiha Imana mu buryo bwuzuye, turasabwa kwizera Kristo mu buryo bwuzuye, tudaciye ku ruhande. Icya kabiri kandi navuga, imitima yacu niba dutunze tugatunganirwa, tugakora Imana igaha umugisha imirimo y'amaboko yacu, imitima yacu ntabwo ikwiriye kuba ku by'isi, kuko Yohana mu rwandiko rwa kabiri yanditse ibice 15 yavuze ngo umuntu nta kundi by'isi cyangwa se biri mu isi, gukunda Imana ntikuba kukiri muri we, kuko ikiri mu isi cyose ari ry'amaso n'umubiri, ariko isi irashira no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka uwo ngo azahoraho iteka ryose. Ndetse Yakobo arabishimangira mu bice 4 umurongo waho wa 4 kugera ku 6, aravuga ngo abasambanyikazi mwe ni muzi yuko ubushuti bw'ibyisi bituma bitera kuba umwanzi w'Imana. Uyu muntu yabaye inshuti n'ibyisi cyangwa se n'ibiri mu isi aba yamaze kuba umwanzi w'Imana, kuko umwuka turimo ugira ishyari kandi ukararikira. Imana idufashe rero. Hanyuma rero wa mwene data, niba ubutunzi bwawe bumaze kuba bwinshi, uramenye nuheranwa n'ubutunzi ntibukuyobore, ahubwo ubuyobore ubutegeke, niyo mpamvu wabuhawe. Rero Imana ashaka yuko imitima yacu tuyerekeza kuri yo kandi tumaramaje ndetse no ku ijambo ryayo. Imana ishimwe kandi Imana yacu habwe icyubahiro. Imitima yacu, our hearts must at all times be on God and His word. Rero ndifuza ko nabwira buri muntu wese unyumva ko imitima yacu ikwiriye kwerekera ku Mana no ku ijambo ryayo. Imana habwe icyubahiro kandi Imana yacu itugirire neza. Imitima yacu tuyerekeze ku Mana ndetse no ku ijambo ryayo, and never on the things of this world. Mana nihabwe icyubahiro. Tuvana amaso ku bintu bifatika, duvana amaso ku bakomeye, ahubwo twekeza amaso ku Mana. Imana yacu irashoboye kandi Imana yacu izatugirira neza. Ijambo ry'Imana hanga riravuze ngo muri Zakariya ibice 4 umurongo wa 6, ngaransubiza ati ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati sikubw'amaboko kandi sikubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka nyine bavuga. Wa musozi munini we wita iki? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba yandi, arangurura ati nirihabwe umugisha. Mwene data unyumva rero, menya neza ko sikubw'imbaraga zawe ku kibazo urimo. Ndabizi ko hari imisozi kuri imbere, inyuma yawe hari ibikurwanya, imbere yawe urimo urahabona ibigeragezo byinshi, iburyo n'ibumoso bwawe hari imisozi irumbaraye, wabuze inzira, wabuze aho uca. Menya neza ko sikubw'imbaraga zawe uyu munsi wa none, sikubw'ubushobozi bwawe unyumve neza, sikubw'amahitamo yawe, sikubw'amarangamutima yawe, sikubw'ubushobozi bwawe ufite, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana, ni kubw'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Kura amaso ku bantu rero, kura amaso ku bakomeye, kuko bakomeye ni ikinyoma. Umuntu avuga ngo arakomeye, uzumva ikinyoma. Waba urunaka, waba ufite grades zingana gute, waba ufite amashuri angana gute muri isi, waba ufite ubwenge bw'isi bungana gute, utubaha Imana muri wowe, nanjye mbivuga yuko nta kintu na kimwe uri cyo,
usibye kubanza guca bugufi uganirukira Imana umaramaje. Imana igufashe rero uko waba umeze kose, amafaranga waba ufite yose tubaha Imana, n'itungo waba ufite yose tubaha Imana utaramenya Imana, ubwenge waba ufite bwose utazi Imana, umwanya waba uhagazemo uyu munsi, position uyu munsi waba uhagazemo, ndakubwiza ukuri utazi Imana, imbere y'Imana nta kintu uburi cyo, ahubwo ubu uri uw'isi mu bisi nyine birumvikana. Ariko Imana uyu munsi ndagira ngo mubwire yuko Imana iravuze, ariko ndagira ngo wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana uryumve kabiri, ko Imana ari ifite ububasha yonyine. Hirya yayo, nyuma yayo, iburyo n'ibumoso, nta kindi kintu na kimwe gihari kirabura. Niyo Mana yonyine ifite ububasha, ifite imfunguzo z'ubuzima bwawe. Rero kura amaso ku bantu baraguhemukiye, baguhemukira bwa mbere, baguhemukira bwa kabiri, na n'uyu munsi uracyabiringira. Ariko uyu munsi Imana ivuganye nawe mu ijambo rya ngo garuka, kura amaso ku bantu, kura amaso ku bintu, kura umutima wawe ku by'isi, kura kwizera kwawe mu bindi bintu bidafite umumaro, wekeze amaso yawe kuri Kristo, umutumbire nawe arakugirira neza. Nibwo icyo kibazo ufite kiri bukemuke, nibwo izo ntambaro urwana ziri burangire, nibwo iyo myuka urwana nayo iri burangire, iri bukurweho. Nta kindi solution, nta handi iri, ni ku musaraba. Ikibazo cyose ugeneye n'isi, umubiri na Satani, igisubizo cyarabonetse, umuti warabonetse, uri ku musaraba, nta handi. Tumbira Kristo wenyine, ibindi byose arabyirangiriza. Rero kuboroheje n'umwuka, nsoje mubwira ngo oroha, gerageza koroha mu byo ukora, mu kuvuga oroha, mu gutekereza oroha, mu kubana n'abandi gerageza kuntu wakoroha cyane. Oroha mu bintu byose, mu kazi worohe, abantu bose borohere, wige kubana n'abantu bose mu mahoro. Gerageza guca bugufiya kugira ngo ubane n'abantu bose mu mahoro. Hanyuma kandi niba wumva ko ugikomeye, ibyo wagezeho byose ari imbaraga zawe, ari ubushobozi bwawe, nanone kandi ndagira ngo nguhanurire ngo ubwire ko igihe cyose wanze koroha, wanze guca bugufiya ngo wumvire Imana, imbere yawe gakeya hari ibihe ugiye gucishwamo bikomeye byo gucishwa bugufiya. Ndimo ndaguhanurira wowe wanze kwikura mu kwinangira umutima kwawe, cyangwa se ngo uhinduke wumvire ijambo ry'Imana, witegure gucishwa mu bihe byo gucishwa bugufiya, ibihe by'imibabaro bitoroshye. Kandi ahubwiza ukuri yuko iyo wanze kumvira Imana ku neza, uyumvira ku nabi, ugombye gucishwa mu bihe bikomeye, ndetse no gutakaza bimwe mu bintu wari wishimikirijeho nabyo ukabibura. Ntabwo yumvira gutyo gusa, ahubwo hari na bimwe mu byo utunze uhomba, wamburwa. Ibyo umutima wawe wari urangariye, umutima wawe wari uriho cyane, ibyo watekerezagaho cyane buri munsi urabyamburwa, noneho kumvira Imana mu bundi buryo, kandi na bya bintu wari wishimikirijeho nabyo bikagenda. Ni ngombwa rero ko wumvira Imana bikishoboka, bikitwa uyu munsi. Gerageza koroha. Nta modoka nimwe yagenda idarimo amavuta ngo yorohe, nta moto, nta gare, n'ibyo kurya ye bikenera amavuta kugira ngo biryohe, bimere neza. N'umuntu kugira ngo umubiri use neza agomba kusiga amavuta, ugasa neza, ugacya. Amavuta rero ni ingenzi kugira ngo umubiri worohe. Iyo umubiri awusize, umubiri we uragenda ukoroha. Wa mukobwa ukeneye amavuta, wa musore ukeneye amavuta, wa mugabo ukeneye amavuta, umubiri ukeneye amavuta. Niyo mpamvu ibintu byose bikenera amavuta kugira ngo bitungane, bikoreshwe neza mu buryo bwateguwe neza, mu buryo bwateganijwe nk'uko bikwiriye. Rero Imana ikeneye ko tworoha. Nimugeze koroha bene data, mwe kwikomeza, mwe kwikanyaza, mbese amashagaga muyashyire ku ruhande, mumenye ko Imana ari yonyine mu bwami bwo mu ijuru no mu isi, niyo yonyine ifite ububasha. Amavi yose apfukame, indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, Imana isumba byose. Murakoze rero, ndumva dusoreje ahangaha. Mbifurije koroha cyane, kuko
tumenye neza ko koroha aboroshya ari umwuka ariko abakomeye akaba ari ikinyoma. Umuntu wese ukomeye rero azarangwa no kwihangira gukiranuka, azarangwa no gutinda yivugaho, azarangwa no kwivuga ibigwi, azarangwa no kugaragaza imbaraga ze, ubushobozi bwe, ubushake bwe, ubwenge bwe, azarangwa n'ibyo byose, azarangwa n'amashuri kuyashyira imbere, azarangwa n'imitungo afite, azarangwa n'icyubahiro afite mu isi, azarangwa n'umwanya ahagazemo, azarangwa n'umushahara rimwe ku kwezi. Ibyo byose ni ubusa ko mu kanya iyo umutima uhagaze biba birangiye. Kuva uwo munsi izina rye rikibagirwa munsi y'ijuru, ariko izina rya Kristo ryo rizahora iteka ryose rivugwa, ntabwo rizigira n'umunsi n'umwe byibagiranwa. Imana igufashe rero, niba twarapfanye na Kristo, tugahambana na Kristo, tukazukana mu bugingo bushya, nimureke tugendere munsi butware n'imbaraga z'umwuka wera, kubera ko tutayoborwa na kamere y'umubiri, ahubwo tuyoborwa n'umwuka kandi twita ku by'umwuka, kuko ijambo rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ngo abo nibo bana b'Imana. Ndimo ndavugana rero n'umuntu wavutse ubwa kabiri, ndimo ndavugana n'umuntu wemeye Kristo akizera izina rye, akamuha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana, ubu akaba atarabyawe n'amaraso cyangwa se ubushake bw'umubiri cyangwa umugabo, ahubwo akaba yarabyawe n'Imana. Niwe mvugana nawe, ndavugana n'umukristo uri muri Yesu, ntabwo mvugana n'umuntu uri hanze y'umusaraba wa Yesu Kristo, kuko abari hanze y'umusaraba wa Yesu Kristo bose abo ni abanzi b'umusaraba we, abo Imana zabo ninda biratana, bahuza amaso ku by'isi. Ndimo ndavugana n'umuntu rero wagize umusaraba wa Yesu Kristo intego y'ubuzima bwe, intego yo kubaho kwe kwa buri munsi. Ariko nawe mwene data, ndimo ndavugana kandi n'umuntu wavutse ubwa kabiri akera imbuto z'umwuka wera, dusanga mu Hagati 5:21, urukundo, wuzuye ibyishimo n'amahoro, ingeso nziza, gukiranuka, ubugwaneza no kwirinda. Ntabwo mvugana n'abantu batarahinduka, ariko rero nawe mwene data utarahinduka, akaba ari amahirwe ya mbere ubonye yo kwizera Kristo. Ucyumvira ijambo, wizera Imana irakugirira neza, wizere Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uraza kwakira impinduka, uraza kwakira kugira neza kw'Imana muri wowe. Imana iza kugufasha kandi Imana iraza kukugirira neza. Niba rero wumva ko hari aho wagendaga mu bwibone, ubwiyemezi bwarakubase, kwirata, kwirarira, akavuyo kenshi, akajagari kenshi, kubana n'abantu byarakunaniye, ushaka kubana n'abantu kubw'imbaraga zawe nyinshi, uyu ni umwanya uhaye kugira ngo uce bugufiya worohe, kandi guca bugufiya nibwo imbaraga z'Imana zikuzaho, kugira ngo zikuranduramo iyo mirimo ya kamere yakubase. Niba ushaka kwizera Kristo, uremera koroha, uremera guca bugufiya, kugira ngo imbaraga za Kristo zikuzeho, zigushoboze, zigende zikuranduramo iyo myumvire mibi, iyo mitekerereze mibi ya kamere, izo ngeso mbi, iyo myifatire mibi, ugende uyiranduramo buhoro buhoro. Uko ugenda uca bugufi imbere y'Imana wiyoroshya, niko Kristo agenda kubaturaho imirimo ya kamere yose yakubase kandi yakunaniye. Uraza rero kwakira ubwiza bw'Imana ni wizera Imana mu ijambo ryayo. Murakoze rero, mwari kumwe n'umukozi w'Imana Robert Ndemezo kuri channel ye yivugabutumwa Robert Ndemezo Official. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ndagushimira kubwirija mu mwami Imana, amahanga yose, isi yose nimenye ko kuboroshya ari umwuka, ariko kubakomeye ari ikinyoma. Ngaho rero bagirire neza, ubarinde, ubahe kugendana nawe, bicisha bugufiya, birinda muri byose. Ibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen.